Yesu nashimwe abakozi b'Imana nabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Muri aka kanya ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Nyirarukundo Gloria Rebeka, bakunze kunyita Rebeka cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rero kuri message mfite yo mu ijambo ry'Imana. Ariko reka tubanze dusenge twiragize Imana muri kuvugira ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'ubuntu watugiriye, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze tukaba duhumeka umwuka w'abazima, nta gikuba cyacitse, twabyutse biremera. Zina ryawe nirihabwe icyubahiro muri minota rero n'iyi saha. Data turakwinginze ko tugiye kumva ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe. Mana reka tuyoborwe n'umwuka wawe wera, uganze data muri iri jambo, ntaba ari twebwe. Reka izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Nyemerera abaryumva ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, reka rishinga imizi mu mitima yabo, rizababera impamba n'urwego bizabageza iwawe mu ijuru. Ngaho bana natwe rero data, turakwinginze kugira ngo uganze, duhe imbaraga n'amavuta muri aka kanya, tugirire neza kandi nyagora ku ngoma. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe. Urakoze kubyumvise, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amena. Yesu nashimwe. Tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana riboneka muri Yeremiya igice cya 15. Turasoma ku murongo wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo Imana isezeranira Yeremiya kuzamurinda. Yesu nashimwe. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo Imana isezeranira Yeremiya kuzamurinda. Nk'uko nawe hari icyo wavuganye n'Imana, nk'uko nawe Imana yakubwiye ko izakurinda, nk'uko nawe Imana yakubwiye ko izakurengera, nk'uko nawe Imana yakubwiye ko izakugirira neza, nk'uko Imana yakubwiye ko hari aho izakuvana hari n'aho izagushyira. Yesu nashimwe. Na Yeremiya yari afite ijambo Imana yamusezeranije ko izagira ute, izamurinda. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye, umutwe w'amagambo niko utubwiye. Ku murongo wa 19 rero reka dusome ku murongo wa 19. haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, ngo nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi bishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye, uzaba nk'akanwa kanjye, bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuri iki gice cya 19 ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka Uwiteka azakugarura. Haleluya. Iri jambo ry'Imana ritwereka ko nituva mu byaha, ritwereka ko nihagira bishobora kuba Imana yaratugiriye neza, bishobora kuba twarasenga ndetse tukanasenga neza ariko tukabivamo. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nugaruka azakugarura, ngo kandi bishimwa nubivana mu bigawa ngo uzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Haleluya. Ngo bazakugarukira ngo ariko wowe ntuzagira ute, ntuzabagarukire. Uwiteka aratubwiye ngo ibishimwa nitubivana mu bigawa ngo tuzaba nk'akanwa k'iki, k'Uwiteka. Haleluya. Uwiteka aracyateze amaboko, Imana yacu iracyarambuye amaboko kugira ngo nitugaruka izatugarura, izatugirira neza. Nitugaruka izaduha andi mahirwe. Hari igihe waba uri mu byaha runaka, hari igihe waba uri mu busambanyi, hari igihe waba uri mu bujura, hari igihe waba uri mu businzi, hari igihe waba uri mu mangano, ufite umutima wo kwangana, hari igihe waba ufite umutima wo kutababarira.
ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nitugaruka Uwiteka azagira ute, azatugarura, ngo kandi ibishimwa nitubikura mu bigawa ngo tuzaba nk'akanwa k'Uwiteka. hari igihe waba wicaye ukavuga ngo mbese ibi bintu nagiyemo, ese nsubiye imbere y'Imana yanyakira? Ese ubu busambanyi nijanditsemo, ese nsubiye imbere y'Imana yambabarira? haracyariho kubabarirwa, kuko Uwiteka yavuze ngo nidukura ibishimwa mu bigawa tuzaba nk'akanwa k'Uwiteka. ndakwinginze kugira ngo ukure ubusambanyi bwawe ku buzima bwawe, ndakwinginze kugira ngo ukure ubujura ku buzima bwawe, ndakwinginze kugira ngo ukure inzangano ku buzima bwawe, ndakwinginze kugira ngo ukure kudakizwa ku buzima bwawe. Uwiteka aradushaka ko nidukura ibishimwa mu bigawa tuzaba nk'akanwa k'Uwiteka, ngo tuzaba nk'akanwa k'Uwiteka, ngo kandi ngo bazatugarukira, ngo ariko ntituzabagarukire. birashoboka ko impamvu Imana yavuze iri jambo, hari igihe uba wari uri mu byaha, ufite inshuti mwakoranaga ibyo byaha, bakifuza ko babona hari aho Imana yaguhagaritse, babona hari aho Imana yagushyize, bakifuza kugufata. Imana ishimwe cyane, bakifuza kugufata ngo bagusubize muri bya byaha, ariko Uwiteka aratubujije, aratubwiye ngo ngo bazatugarukira, ngo ntabwo tuzabagarukira. Yesu nashimwe. bivuze ngo wowe aho Imana izaba yagukuye bazabona hari icyahindutse, bazabona hari utagisambana, bazabona utagisinda nkabo, bazabona nta nzangano ufite nkabo, bazabona mbese nta bibi ukijandikamo, kuko Uwiteka avuze ngo bazatugarukira, ngo ariko ntituzabagarukire. ntabwo tuzabagarukira. Uwiteka hariho kondisiyo aduhaye yuko tutasubira muri ibyo byaha twari twaragiyemo. Yesu nashimwe. Imana ihimbazwe, Imana itugirire neza, Imana iduhe gukura ibishimwa mu bigawa. ngo bazatugarukira, ngo ariko ntituzabagarukire, ntituzasubire kwiyandurisha ibibi, ntituzasubire kwijandika mu byaha, ntituzasubire kwijandika mu ngeso mbi. Uwiteka tugirire neza. yemwe bakozi b'Imana, Uwiteka tugirire neza. yemwe bakristo, Uwiteka tugirire neza. hari igihe waba warasubiye inyuma, waragiye wibagiwe Imana yakugiriye neza, wibagiwe Imana yagukijije bwa burwayi bukomeye, wibagiwe Imana yagukuye ahantu kure, imaze kuhagukura urangije uragenda, ariko Uwiteka aratubwiye ngo nitugaruka azatugarura. ni ukuri Uwiteka azatwakira. nituramuka dukuye ibishimwa mu bigawa tuzaba nk'akanwa k'Uwiteka. nuramuka ukuye ingeso mbi mu mutima wawe uzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Uwiteka azakwishimira, Uwiteka azaguha umugisha, Uwiteka azakugarukaho, Uwiteka azakurengera, Uwiteka azakurwanirira. Yesu nashimwe. haleluya. twirinde kuva ku Mana, n'abari baravuye ku Mana reka tugaruke. Imana iracyariho, Imana iracyakora, Imana iracyatwinginga ngo bana banjye nimuze. nibuka umugabo umwe witwa Zakayo, arangije aravuga ngo nshaka kureba Yesu. yari yabonye ubutunzi yari afite, ngo yari umutunzi. Zakayo yari yabonye ubutunzi yari afite ntacyo bwamumarira, yari yabonye ubutunzi yari afite ntacyo bumugejeje, butari kumuha amahoro ashaka, butari kumuha amahoro yifuza. arangije aravuga ngo nshaka kureba Yesu. haleluya. amaze kuvuga gutyo, Yesu yari arimo agendagenda, Zakayo yari yuriye igiti kubera ko yari mugufi. amaze kuvuga ngo nshaka kureba Yesu, Yesu arakebuka aramubwira ngo yewe Zakayo we, ngururuka vuba, ngo kuko uyu munsi ndarari wawe. abantu birabatangaza, abantu batangira barongorerana ngo ni gute Imana ishobora, Yesu ashobora kujya kurara kwa Zakayo nguriya munyabyaha. ariko Zakayo yari yahindutse, Zakayo yari yafashe icyemezo, Zakayo yari yafashe icyemezo cyo gukurikira Yesu. Zakayo yari yamaramaje,
haleluya. Zakayo yari yamaramaje, Zakayo yari yafashe umwanzuro wo gukurikira Yesu. Ndabinginze bene data ngo muze dufate umwanzuro. Mwene data wa mukobwa we, fata umwanzuro wo gukurikira Yesu, uve muri izo ngeso mbi, uve muri uko gukuramo inda, uve muri ubwo busambanyi. Fata inzira ukurikire Yesu, Yesu azakugirira neza. Wa mubyeyi we, fata inzira yo gukurikira Yesu. Va mu bapfumu, va mu nzaratsi, va mu kurogana, kurikira Yesu, Yesu azakugirira neza. Yewe wa mupapa we, kurikira Yesu, uve mu nzangano, uve mu businzi, uve mu busambanyi. Yesu azakugirira neza, kuko ijambo ry'Imana natubwiye ngo nitugaruka Uwiteka azatugarura, ngo kandi bishimwa nitubikura mu bigawa ngo tuzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Haleluya. Nukuri tuzaba dufite Imana, tuzaba dufite imbaraga, kuko tuzaba tumeze nk'akanwa k'Uwiteka, kuko Uwiteka azaba yadushyigikiye, kuko Uwiteka azaba yaduhagazeho, kuko Uwiteka azaba yaturengeye, kuko Uwiteka azaba yaduhinduye icyaremwa gishya. Yesu, Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza, Imana iturengere, Imana iturwanirire. Ndagushishikariza kugira ngo uve ahantu uri, nuve mu byo wari urimo, nuve mu burangare wari urimo. Yesu aracyahamagara ngo nukuri mugaruka, Uwiteka azakugarura, nukuri azakugirira imbabazi, nukuri azakugirira neza. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ikunda abafite imitima iciye bugufi. Nyemerera umutima wawe ureke kwinangira, nyemerera umutima wawe ureke kwicira imanza, ahubwo ca bugufi, Uwiteka nawe akugirire neza. Yesu, uri Imana igira neza. Imana yacu igira neza. Imana yacu iradutabara, ikadukura aho twari turi, ngo idukura hasi ikadushyira hejuru. Ariko kuko twamaze kuyemerera, kuko twamaze kuzana umutima umenetse imbere yayo, tureke kwihagararaho. Abantu bo muri iyi minsi niki gitumye twihagararaho? Umwana w'umuntu wagenda ukamusaba imbabazi, ukamubwira ngo nukuri naraguhemukiye, nukuri naragukoshereje, akakubeshya ngo ndakubabariye, nyamara mu mutima atakubabariye. Ariko Imana yo mu ijuru, Imana yacu ni inyembabazi, igira urukundo ab'isi badafite, igira imbabazi ab'isi badafite. Ngwino garuka ku Mana, garuka ku Mana. Imana ikugirire neza, Imana iguhindura icyaremwe gishya, Imana yongere iguha imbaraga n'amavuta, Imana yongere ikugirire neza. Hari aho wari waracitse intege, Yesu Kristo, Imana ihabwa icyubahiro, Imana niduha imbaraga, Imana nitugarukeho. Hari aho wari waracitse intege, nukuri warasengaga ukiyiriza ubusa, ukamenya guhamagara Imana yawe, ukamenya neza ko uwo wahamagaye arakumva, ariko watakaje ibyiringiro. Niki cyatumye utakaza ibyiringiro? Ko Imana yacu ikiriho kandi igikora. Imana yacu ntabwo igisaza, ihora iri maso, ntabwo isinzira. Imana yacu garuka, garuka, va muri ibyo ngibyo, va muri ibyo ngibyo, va muri uko gucika intege. Ongera usenge, ongera uhamagara Imana. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha ngo niko kujijuka. Nshuti yanjye, ndakwinginze kugira ngo uve mu byaha, nukuri ndakwinginze, nukuri ngo uve muri ibyo urimo, nuve muri ubwo burangazi urimo. Ese niki gitumye usinziriye? Ese ninde waguhaye konji? Ninde wakubwiye ngo ntuzongere gusenga? Ninde wakubwiye ngo ntuzongere kwiyiriza ubusa? Ese ninde wakubwiye ngo ntuzongere guhamagara Imana yawe? Imana yawe niyo igivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana yawe niyo ifite urufunguzo
urufunguzo rw'ibisubizo byawe. Mana yacu ibasha gukiza, igakiza ibyari binaniranye. Wowe hari ibyo washobora, hari n'ibyo utashobora, hari n'ibyo inshuti zawe zitashobora, hari n'ibyo imiryango itashobora, ariko Imana yacu irabishoboye. Mana yacu iratubabarira, Mana yacu iratwinginga ngo ni ukuri nidukura ibishimwa mu bigawa wari warasayishije. Ariko ijambo riravuga ngo naho byatukura tukutuku irabyeza ikabyira nka shege. Ndakwinginze kugira ngo wireba ku byo wakoze, ahubwo wowe zana umutima uciye bugufi. Wababaje Imana, warasambanye Imana birayibabaza, wasubiye inyuma Imana birayibabaza, wagiye mu bapfumu Imana birayibabaza, wasenye urugo rwawe Imana birayibabaza. Umva, Imana irakubwira ngo iyi saha ni ukuri yirengagije ibyo wakoze, irakubwira ngo ibishimwa bikure mu bigawa, ubundi ube nk'akanwa k'Uwiteka, wongere ube mushya, wongere wishimirwe n'Uwiteka Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe, Imana ibaha imbaraga zo kuva muri ibyo byaha. Uwiteka ni ukuri araduhamagara, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo bazatugarukira, ngo ariko ntituzabagarukire. Ni ukuri niba waramaze kuva muri ibyo byaha ntuzarebe inyuma, kuko Mukaroti yarebye inyuma ahinduka inkingi y'umunyu. Nyamara yari yarabwiwe kutareba inyuma, Imana yari yaramubujije ngo ntiwemerewe kureba inyuma, ariko aranga areba inyuma. Wireba kuri ibyo waba warusize. Na Mukaroti yarebye ku byo yari asize, aravuga ngo sinabivirira, ahubwo reka ndebe inyuma nisubirireyo. Nyamara Imana yari yamubujije. Iyi ni imburo y'Imana iri kubabwira, iyi ni imburo y'Imana irimo irababwira aka kanya. Va mu byo urimo, wirinde kureba inyuma. Ibyo ngibyo urimo, ibyo byaha urimo ni iby'akanya gato. Ibyo byaha urimo bizaguhinduka, usange ntawe uri kukuvuga ryiza. Ariko iyo turi imbere y'Imana, Imana iraturengera ikaduhagararaho. Iyo turi imbere y'Imana, Imana iduha agaciro ikaduha ijambo. Nyamara reba neza, Mana ishimwe, reba neza, witegereze neza, witekereze neza, urebe igihe wabaga uri kumwe n'Imana. Nyamara wari ufite amahoro, nyamara wari ufite ubuzima, nyamara Imana yaraguhishaga bikemera. ariko ubu ngubu uratambuka buri wese kavuga ngo uriya byarananiranye, uriya byararangiye. Garuka imbere y'Imana, garuka imbere y'Imana, garuka imbere y'Imana. Imana ikugirire neza. Garuka imbere y'Imana. Ijambo rirangira ngo garuka imbere y'Imana, nukuri ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Ni ukuri abantu benshi bazajya bakureba, yaba abo mwasangiraga inzoga, yaba abo mwakoranaga ibyaha bitandukanye, bazajya bakureba bavuge ngo koko Imana irakora, koko Imana ikura kure. Benshi bazajya baza bakubwire ngo ni ukuri waturangira ahantu wanywereye, waturangira mbese ahantu wakirijwe. Natwe ko dushaka kuva muri ibi byaha, nicyo cyatumye iri jambo ry'Imana ritubwira ngo bazatugarukira, ariko ngo ntituzabagarukire. Kubera ko nyine bazajya bakureba babone hari icyahindutse, babone wabaye umuntu mushya, babone hari ukuntu Imana yaguhinduye. Ni ukuri Imana iyo uri mu buntu bw'Imana iguha agasura, iyo uri mu buntu bw'Imana iguha ijambo. Aho utambutse bakavuga ngo dore wa mukozi w'Imana, aho utambutse bakavuga ngo dore wa mukristo, ni ukuri arasenga. Mu cyimbo cyo kuvuga ngo dore wa mujura, dore wa musambanyi, dore wa musinzi, bakavuga ngo dore wa mukozi w'Imana. Kuko hari ikintu, yewe hari ahantu Imana izaba yaragukuye, hari ijambo. Nuva muri ibyo, Imana izaba yaguhaye ijambo, kandi Imana izaba
izaguha agaciro, Imana izaguhindurira amateka, Imana izaguha ubuzima bufatika, Imana izaguha amahoro wari warabuze, Imana izakugirira neza. Ngaho rero nshuti zanjye, yemwe bavandimwe banyamasengesho, yemwe mwari mwarasubiye inyuma, yemwe mwari mwaragiye kwijandika mu byaha, yemwe mwari muri kuvuga ngo mbese tugiye imbere y'Imana yakongera ikatwakira kubera ibyaha twakoze. Ni ukuri ijambo riratubwiye ngo nitugaruka Uwiteka azatugarura, ngo kandi nidukura ibishimwa mu bigawa ngo tuzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha. Mesaje numvaga nshaka kubabwira niyo ngiyo. Imana ibagirire neza kandi ibaha umugisha. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubwira ijambo ryiza utubwiye mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze kugira ngo iri jambo rigire aho rituvana, rigire n'aho ridushyira. Turakwinginze kugira ngo abaryumvishe Mana ubahe gukizwa mu mitima yabo, ubahe gukura ibishimwa mu bigawa. Data ndakwinginze kugira ngo wongere ubagirire neza, wongere ubagarukeho, wongere ubakirane impuhwe n'urukundo, kuko uri Imana itanga imbabazi, kuko uri Imana igira neza. Urakoze rero kubyumvise, urakoze ko hari icyo ukoze, urakoze ko utanze agakiza mu bantu, urakoze ko utanze data imbaraga mu bantu bari baracitse intege basubijemo imbaraga. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha.